Shabite. Ni sawa? Amakuru. Ni meza. Ndacyakorera Fatima ya. Yego. Uramuzi? Ndamuzi. Nese amakuru y'iminsi. Ni meza. Mabuja wawe sarari. Mabuja nari musize mu rugo. Umva akantu ushaka kukubaza. Uri bumva amakuru se? Nisanga nyazi. Ndayaguha ntari nisanga nyazi. Ese urabona tutarushite? Birashoboka kubera ko sinari nsanzwe nkubona. Bajya bavuga ngo inshuti nyine uyibonera ku nzira wasanga nyine nanjye ngiye kubona inshuti. Ese ndashaka kukubaza ariko gashaka ko nyine ngiye nawe ntabwo icyo ushaka cyose pe ariko nyine ukambwira sibyo? Binyemerera. Ndabyemera n'ukuri ninsanga mbifiteho amakuru. Urabyizeye ko ibyo bintu naba mbizi ninsanga mbizi ntari bindabikora. Ese umugore wa Tima yari hariya mu rugo? Arahari sinkubwiye ko musize mu rugo. Aba ari gukora iki? Ntacyo nyine aba yiryamiye yabyuka akicarira muri salo. Ngewe rero ndi mama wa Fiona. Niwe mama wa Fiona? None se Fiona se aba ari hariya mu rugo? Fiona aba ari mu rugo. Ukuri naje ubundi simubona. Wageze mu nzu? Naraje. Ubwo wasanga waraje aryamye. None se ararwaye Fiona? Kurya atavuga se no mu nzu? Fiona nyine ntago arwaye ariko urabona iyo nyine twamaze kumukarabya ahita aryama. Kurya atavuga? Se mukase ntago ajya mutoteza? Wapi? Bukishije ukuri kandi nakubwira ise yamumerera nabi yumvisha ari kubwira umwana we nabi pe. Yamumerera nabi akunda umwana we cyane. Ese mba nyine ndashaka dupanga ryari uhari se ndaza nyereke Fiona. Urabona mabuja agira akazi kandi ajya agenda rimwe na rimwe. Hari igihe agenda ntabizi. Urumva ushobora kuza hari nyine n'ubundi ntumubone. Ariko wenda ako siravugisha kuri Fiona arahazi. Fiona arahari koko? Gusa nakubeshya izina ry'Imana. Mana Fiona arahari pe. Kwanze kurahira. Kandi ndahiye n'ukuri. Umva se tupanga se nzaza ryari? Njyewe urumva ntago naguha umunsi kubera ko mabuja ntago ajya apfa kujya ku kazi buri munsi. Ajyayo rimwe n'icyumweru gishobora gushira atarajya ku kazi. Hari igihe nyine njya kumva nkumva arambwiye ati tati ndagiye mu kazi ariko nta rindi zikari bugeyo. Urumva rero sinzi ukuntu twazavugana nyine ukaza mabuja adahari kubera ko urumva hari ntago wamubona. Sawa rero reka nkubwire amubwo nyine ufite nimero telefone zaguhamagare. Ume Fiona. Reka nguhe nimero yanjye hari 078 3 2 4 5 8 6 nimero yawe. Sawa sheri. Zavugana? Sawa. Ariko ntago ariho wari ugiye. Hari umuntu ugiye kureba hariya. Sawa ugende neza. Numva noneho bigeze biteye ubwoba birakomeye ndi kuryama sinsinzira induru n'induru kwahukana nabyo ntibyaba bikiye nkundiye cyane n'andi kumva nenda kwiruka pe. Cyagenze utase noneho kandi unarenze ko byawe yatuje yabyiboreye atuza noneho yakanatuje ariko noneho igitangaje abantu benshi bamaze kubimenya. Barabimenye abantu bose ndi kugenda umuntu wese turi guhura umwana w'abandi noneho ugashiraho n'uyu mugabo nawe uvuga ukagira ngo ni radio bacometse. Abantu babwiwe n'iki? Mbaze kuganira umugabo w'urugendo bivuga nta nubwo hari undi se ntigendanye n'abirepeta hageze hose abirepeta. None ejo bundi nari niviriye ku muhanda ngeze hano hepfo mbahitanye na Chance cy'umureba acyagara nkoze madamu ndahagaze atukambira uburyo gumana umwana w'abandi umwana wande se ati umwana wa Angel
urumva umugore yarantondera duhagaze aho ngaho mva muswe niho mbura umuhakanira mbura ubwemera cyakoze nyine ndashwanashwana byashwana nyine by'umunyacyaha birangira cyakoze amuvuye mu maso Clementine kari agatantine kanjye ejobundi kagiye guhaha kageze hari agakutana na Angel ariwe nyina wa Fiona umugore amucanaho pe amucanaho pigo ubwo na nyina arabimenye kandi nyina yaramaze kubimenya shumva bitamaze gufata indi ntera indi ntera ahubwo numva ari ibibazo cyakoze amaze umugisha Clementine ntiyabimubwira kumva se naguma kumutwikatwika kandi yaramaze kubimenya amaherezo asaba yaye mbona ari ibibazo ntabwo uriya mugore azamara kumenya ko umwana we yaheze ngo agume yicara ariko yamaze ntabwo bishoboka kandi nawe ari we byabayeho urumva ntiwakomeza kwicara gusura ndakora ikintu ariko nabwo ntabwo ari kimwe nuko wabivuga wowe humura ubizi se ko urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira kugira nzahumura nzakomera kugeza ryari ese urashaka kwivamo kandi ukabivuga ikintu cyawe cyose ni ukugira ngo umubiri ukomere tuzageza ryari ko aricyo nibaza oya ntabwo wabivuga ntabwo icyana cy'inshara napfuye byararangiye yarapfuye n'ibyo ariko sinjye nzakomeza gutya barabivemo mukurikira ese ko ahantu hose niba bagiye kumakara gusa nabyo n'ubivamo ukabivuga ko bazamugukurikiza uzabigenzura noneho nabuze amahoro sinkubeshye pe nabuze amahoro nta kintu na kimwe no mu muhanda kuko mu muhanda ntakihaca oya bireke cyihorere wanjye cyihorere wowe nakubwira ko utakwiva mu rugo umwana we yarapfuye cyihorere cyihorere none se wakivamo ukavuga ngo namugize gutya nakamegeretse n'ibyo ariko wowe ntabwo uri kumva ikibazo aho kiri nyina w'umwana yamaze kumenya ko umwana yabuze ari gushakisha ukwe ise nawe ari gushakisha ukwe agenda ntumaho abantu hirya n'abo hino bose se nzabijya atarama ku musozi wigeze kubona se tujyanira kumushyingura hariya shawe ntabwo umuntu ugeze kubibona se byo barya n'iyo njyanye sinzi aho bigeze njya kwitabaza ubuyobozi icyo kintu kigiye gukurikiraho kandi nshake nimero za mudugudu mbimubwire kuko ibi ngibi bimaze kurengera cyangwa mpamagare polisi ariko nta kintu cyo gukora ngomba kwitabaza ubuyobozi umuntu wese akamagarika akaseko kare kujyayo kaje ryari ntabwo ujangiye ubwoba bukomeje kunyica numvira aka kandi numvira uyu nawe rero njyewe mbafite ikibazo ko tumeze nk'abantu twese nese ushaka ngo bigende bite ngende kumva afite ikibazo gikomeye cyane n'uwakankomeje ni uwo nguwo ahubwo nyumvira none nakumaze akambwira nti ndumva ngiye kwiruka ndumva ngiye kwiruka uragira ngo bigende uti none se nanjye ko nta mahoro mfite ngo bigende twakoze umwana w'abandi twaramufashe turamutaba none uri gutera ahubwo ubibwire isi araguca umutwe uri gutera intambwe umuntu wese akabikubaza watera intambwe umuntu wese akakubaza ahubwo niwivamo ukibeshya bikagucika ukabivuga biraje bigukoreho kuko nzakora iki kandi nabwiye mabuja ngo nareke nigendere kuri mu bisi nzabigenza use kigende kijya hehe uri kujya hehe ubona igisubizo ari kugenda none aho bigeze ndi kumva nanjye yawe nari mfuye bivuga ubu rero ko batamugukurikiza baranakwica byo ntukintu umugabo ufite amahane ameze gutya ahubwo se burakije none ejo bundi nyina yarankubitiye hano ashaka no kunyinjirira mu nzu nyina yaje hano ameze nk'umusazi yariye yasaze none uyu murwayi nawe ari gushaka ngo abivuge ubwo twarahuye arabimbaza mbura ibisobanuro muhereza wamuha ubuhe nose ubu bizagenda ise noneho hakozane ubundi mabuja nuko abatabitubwiye uzi ko boss yamfatiye y'icyuma agiye kunyica kubera Clementine
yagiraga gutera ubwoba rero ko wabivuga. Reka Clement umwe afite nanjye suko ntawe ufite usa n'ufite amahoro n'injye wishimye nyine ndishimye ngiye kuri uyu musozi tuza wibeshye wivemo niwivamo baramugukurikiza urugamba rugiye rwageraho rukomeye ahubwo umunsi kandi noneho se murajya mwakireguza iki shiri wabyutse se burya sheri wabyutse se burya ubu ngubu nari ntaramenya ko agatsiko ari ak'abantu batatu ese ko nari nzi ko ukiryamye wabyutse ute subiramo ibyo wari uvuze data wowe ubu ni we wanjye buriya amaraso y'umuntu iteka ryose ahora arigira ku muntu subiramo ibyo wari uvuze ibyo navuze byose genda nabyumvishe nta kintu na kimwe nta n'ingingo n'imwe yabarengeje ongera basubiremo uko bivuze byose uhere ku ka mbere ugere ku ka nyuma gira vuba kibare nari nabyumvise nabi akwiyamye nta kintu nkubajije tuza vuga uko ubizi bari kubivuga ziba nari bari kubivuga wakumvisha ibyo turi kukubwira maze nkawe umuntu ugana nawe mwiza nkawe nawe uri kugira umutima mubi nko kuriya koko byagenze bite se kandi ko twaganiraga iby'ubucuti bwacu nta guca ku ruhande nta kujya kuri live nta kujya hejuru iyi telefone yabyikemurira umwana namaze kumenya neza uvuyemo ni ukuri wasanga ari inzozi ufite ndi kurota ngenda naryamye nanyweye inzoga ndemenze nambaye ikabutura kugira ngo ubundi nabanza kubona winyabije ndabanza gutekerezaho neza mbona umuntu nabakurikiye mwebwe nabavumbuye uriya mwana ntose mwamusize mugomba kumuzana bitari ibyo mwamukurikira niba mwanamwishe ariko icyo nzi neza cyo ntabwo mwamwica ngo namwe mube mufite amahoro abe wowe ndetse nawe ibi bintu mugomba kubiryozwa noneho ngewe reka aho imbaraga zanjye zirangiriye iza leta zikore nabona kandi ikindi harya wowe ujya uvuga ngo wamenyereye gufungura niba ataragufunga ngenda kwica kuko nta muntu wakumbaza ntabwo ushobora gufata amaraso yanjye nta nubwo mushobora gufata ubuzima bwanjye ngo mubushyire mu kangaratete ngo mbemerere icyo kintu cyose sinacyemera ntabwo nakibemerera n'undi atari njyewe ubaye tumva sibyo n'undi uwo ari we wese nabwira kiriya kibazo sibyo n'ubundi boss yabimenye mureke dushaka ufite ikibuga siwumva se ntiyumvira Clement uri muzima ziba ibyakubwira byose agiye kukubeshya ubu agiye kukubeshya ntugire ubundi raga ni wowe wanjye burya inyamaswa bigeze aho ngaho ntabwo natinyuka gusa ntabwo ngufungisha kubikika abo ngabo ni bo kankwereke bo imipira nzayizirikanya gutya yani ko bazagenda bameze njye bakabyivugira gusa wajya ugateka abantu bakarya ko bari banashonje umva tugenda kuraba maze kiriya gikobwa nacyo ntigicuruza ukimubwira iki ndacyakoze iki ndeba ukuntu mukuru banjye bose batugeze mu gihugu Clementine none ndamwica ndamukorera iki yewe urugo rwanjye rurasenyutse njyewe rero ukanigendere wabona nasohoka kujya akazana nk'akamusize mu mazi arira ntayagaya reka mbe ngiye kuko urabona ukuntu natangiye ngwino hano uretse kugenda uretse arabibwiye byose sibyo ubwo ugiye kujya kunyereka heza umwana wanjye bamuguye utugende iyo pfo nagukubita urushyi kugeza ubwo amatwi aza mu njerere ikindi kandi nawe uva uvuye ahangaha ntusigare mu rugo bagisambuwe ati nzashogoshe tugende ndakwasi urushyi ati nzatugende
ureka mwashinga umwana wanjye muramukurikira gutyo. yewe ko wari utinze gufata fone z'amakuru. Amakuru ni meza cyane, wari umeze ute? Sha ameze neza. Nuko iminsi myinshi twari tuburanyemo. Yewe waragiye uratuza cyane pe. Ikibazo n'uburyo yose no kunjura. Nakuza cyageho byarancanze ndabaza nuko ntabwose byagenze bite se kutaba wanampamagaye? ariko yabigiye abana nakwitwa n'amayinite kuyabura nuko. Amakuru se y'iminsi ameze ute? Amakuru urebye nayo ngayo nayo ibibazo gusa Kibaye ibibazo se kandi? kuko wa mugabo wanjye yaje kubona aragenda n'ubu. Agiye hehe se? Mana yanjye kagiye ambwira ko agiye mu kazi, we yagiye muri Kongo amaze hafi y'imyaka 5 ataragaruka. Yumva mu nzu njyenyine ariko urumva ko njyewe hatari kubona yo nishyura ngo guteka umutwe nkawucanira amata. Kumva ngo birabyanga noneho nkabura n'umwanya wo kuvugisha abashuti banjye. Ko numva ari ibibazo. Umva byarancanze byarancanze kugira ngo ndi twese asubire mu cyaro. Ese mu gahunda batera baravuga ko nawe utanyira zahura gute koko? Sha numva ari ibibazo utari gukomeza wihangane. Se kuba watuje cyane no duce ubugiyemo. Yewe nari maze n'iminsi ariko ndi kwita ku mwana. Mwana? Nari mperutse mu rugo mu kwezi kwashize nko mu kwa munani. Noneho mu gutaha nibwo nanyuraga muri ka kayira kahajya mu gisugusugu munsi yo mu rugo. Kuko nta mafaranga yari mfite yo kuba natetse. Wavuga kubera ko nari nzamutse mu kagoroba mukabwira. Ngiye kureka amajwi y'umwana. Ngira ngo ako kabwira yari muri ka gashyamba yitwa. Ureza kumva amajwi numva amajwi ngenda negera imbere twakwegera imbere nibwo nagize ko ngomba kumvisha umwana ari kurira. Umwana ari kurira yari arahagana hehe? Yari yicaye yari ari mu ki? Ibyambaye wowe ko ari amateka. Ana yanjye ko numva ari ibibazo. Twicaranye ntabwo ari ibyo kuvuga turi kuri telefoni ni ukuri. Oya wana nabwo mbwira nta kibazo. None se umwana yangana gute? Uwo mwana nakomeje ndagenda noneho nza kugera ahantu noneho gusohoka ikirimi ubona amaze nk'iminsi 2 batukuye. Numva noneho ari kurira cyane cyane ariko yari ari mu itaka. Umwana amanira utemba mbonye amakuru. Ntabwo yari arafanye. Bari banamuhambuye amaboko n'amaguru. Ndamuhambura gerageza kumubaza uwamuzanye umwana ntavuga ari mu myaka 2. Aho birukira neza nyine uko umureba ubona nahita arurira neza. Gerageza kumubaza n'izina ryiwe yambwiye ngo yitwa Fiona. Ariko narebye isura mu bantu bose bo muri karitsiye mbona ntabwo umuntu umwe washaka kuri koko. Ubu ngubu muri kumwe se? Gutwika ntaranzi. Ubu muri kumwe? Gituma bamuzana banagira ngo umwana n'abaza kumusura igihe ngo bakavuga umwana ahantu turuzi. Natari muri kumwe se? Mana yanjye ubwo se naramwicaranye amezi ageze muranje ndi kumwe nawe. Ubu nagiye wangungura imyenda nta myenda bamusiganye kuko yari yambaye gusa udukweto ndaguze. Abonye batangiye kunsanga n'umugabo nawe ndi kujya muhamagara telefoni ye nkumva bikompoje. Ese mpamagara mama ndi kumuhereza mu cyaro. Ubu rero yimenya cyane nawe ntabwo turi
hatari ariko rero si wowe uwo mwana ntiwashaka ukuntu wamubera nk'ifoto yiwe nkaba nagufasha kumupostinga tukareba ko twabona umuryango wiwe. bananjye none se kuko ntabwo cyangwa ndahazi ko ahubwo ikibazo kirimo rero bagite umuntu uzumva ngo uratoye umwana w'imyaka 2 aravuga ko namutoye benza asobanura ko ngiye namutoye mvuye hehe nyine leta nuba ni ibibazo biri kungora ngo umusore simbi yuko byakira neza kavuga ati ibyo nabibwira abayobozi bakanamfunga biruza nandikwiwe n'iki niko nikujyana tunyobwa bitako n'amatuza ariko ntabwo uri kubura kubona namujyanye mu muntu ahubwo ni ibyakinze rero bituma nawe bakajyana dushobora kumujyana akaba ariwe bafunga. Umva se yewe ibyo twashe ko twakwituriza buriya oya ahubwo wowe unyohereza ifoto ndumva banansoneye. Gente seda humura we humura